turabashuhuje hashize igihe kirekire tutabona uburyo bwo kuganira, ariko twari twabasezeranyije ko tuzagaruka. Turabaramukije rero kandi turabashuhuje cyane nk'abantu bari bakumburanye muri content nshyashya tugiye gutangirana nazo. Tuboneyeho no kubifuriza umwaka mushya muhire, uzaba umwaka w'amata n'ubuki, uzaba umwaka wo guhirwa, uzaba umwaka w'ibitangaza kubemera Imana, uzaba umwaka wo kubona ibyinshi twifuza kandi byiza. Hanyuma rero mboneyeho kubanza gusuhuza rero abantu bagenzi bacu twabanye twakoranye, bityo rero ndabaramukije cyane inshuti zacu zakadasohoka, mwabanye natwe mutubaza aho twahereye, turagarutse. Mboneyeho rero wenda sinanabibwiye, amazina yanjye ni muri rusange nitwa Jean Damascene Niyonsenga, nkaba ndi umurezi. Hanyuma rero content nshyashya tugiye kuzajya twinjiramo ni iz'uburezi n'ubuzima ku byo tubasha, ariko specialization yanjye ni uburezi. Ndetse rwose nanabatindiye ndifuza kubagezaho ikiganiro cyanjye cya mbere kijyanye n'ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ntabwo nzi uko ndabasha kubivuga neza, ariko ubuzima bwo mu mutwe ni bugari. Njye ndibanda ku kintu cyitwa psychology. Impamvu nahisemo guhera kuri psychology, buriya abantu bajya bibaza impamvu ibintu runaka bishobora kuba bamwe bakitwara gutya abandi bakitwara gutya. Ikibazo rero nyamukuru ni ukutamenya ngo biba byahereye hehe. Psychology, ubuzima bujyanye n'imitekerereze, ahanini butuma abantu bamera uko mubabona, ukabona abantu uko bitwara uko, kandi mu nzego zose, haba abana, haba abakuze, haba abasore, ndetse rimwe na rimwe dushobora no kuvuga ngo baba abategetsi, baba abayoborwa, mu nzego zose iki kintu kirakora. Niyo mpamvu icyo kintu aricyo natekereje ko twaheraho muri iyi minsi, ariko tukazakomeza. Ni Kigali kandi ndararikira abantu bose kugikurikira, ndararikira ababyeyi kugikurikira, kugira ngo babashe kumenya se bo ubwabo bitwara bate, kubera iki bitwara gutya, baribyo bazasobanukirwa. Abana bo bitwara gute, nabo hari icyo bazasobanukirwa. Hanyuma abayobozi bo kuki abaturage babo bitwara gutya, ese bo kuki bo bitwara gutya, ese ni izihe ngaruka ibyo bintu byose bigira, ese byakomotse. Icyo kintu nicyo dushaka ko tuzaganiraho, kandi ndararikira abantu bose mu buryo bwose kugikurikirana. Ndararikira abantu bose mu buryo bwo kugikurikirana, kubera yuko iki kintu abantu benshi bajya batekereza ko wenda ari ikintu cy'abize gusa, ariko buriya abantu bose bakisangamo. Ni ikibazo kijyanye n'imibereho yo gutekereza, ni imibereho, kandi gutekereza muzi yuko ari ikintu gishobora guhindura umubiri w'umuntu, n'umubiri ukaba mwiza ugacya, cyangwa se ukijima bitewe n'uko umuntu atekereza. Nzagerageza rero kugira ibyo mvuga muri ubwo buryo, kugira ngo nibura turebere hamwe niba hataboneka n'ibisubizo mu bijyanye n'ubuzima bujyanye n'imitekerereze. Nuko reka rero dutangire. Psychology, ubuzima bw'imitekerereze. Ubundi psychology ni iki? Psychology ni igihe, ni uburyo akenshi abantu bifashisha kugira ngo babashe kugira ibyo bahindura mu bantu. Iyo dufashe urwo rugero psychology, ubundi harimo amagambo abiri, harimo psych cyangwa se psychos na logos. Muzi neza ko abantu bize mu masiyanse, ubundi logos cyangwa iryo jambo logos bivuga ubumenyi, science. Ubwo ni ukuvuga ko psychology ni science igendanye n'iby'imitekerereze, igendanye n'uko n'imikorere y'ubwonko bwa muntu, kandi icyo kintu abantu bakaba barakifashishije mu buryo bugiye butandukanye. Ubundi psychology igiramo ibice bigiye bitandukanye, ni byinshi, ariko ibyo dushobora kuvugamo kandi tuzanagenda turushaho kugenda tuvugaho ni ibi. Harimo educational psychology,
harimo political psychology, harimo clinical psychology, harimo psychology of sex, harimo n'izindi zigiye zitandukanye. Hagiye harimo iz'iyobokamana, hari iza gisirikare, hari sports psychology. Izo zose tuzagerageza kureba ese abantu babibamo babikoresha bate kandi bigira izihe ngaruka kubo babikoresha. Kubyanze kunze ni ikintu gikoreshwa kandi muri ubwo ukuntu gikoreshwa kigiye kibyara ingaruka. Bityo rero tuzahera kuri akagingo ku kandi ndizera yuko ikiganiro cyacu kitazagira uwo gikomeretsa cyangwa se uwo kibangamira, kuko tuzavuga science muri rusange. Gusa nuko rimwe na rimwe hari igihe usanga wenda hari ukuntu hivanzemo akantu, ariko ko kwivanga turatekereza yuko twebwe tuzagerageza ku managinga uburyo n'ibintu uko bigira uko bikorwa, ndetse tugerageze no kwifashisha ibitabo bitandukanye n'abashakashatsi batandukanye bavuze kuri ubwo buryo butandukanye bujyanye n'imitekerereze. Ntabwo ari twe bahanga mu by'ukuri bwo ku rwego rwo hejuru, ariko nibura bikeya tumaze kumenya mu masomo twize, mu experience cyangwa ubunararibonye dufite muri iyi domaine, cyane cyane mu bijyanye na education, mu buryo bwo kwigisha. Uko biri kose tubona ko hari icyo bishobora kuzamarira abantu muri rusange. Wenda kuri YouTube channel hari n'abandi babikozeho, ntabwo nabashije kubona benshi, ariko bake bahari nabo bagize ibyo batanga kandi bagize umusanzu batanga. Niyo mpamvu natwe rero wenda icyo twavuga tuje kubakorera mu ngata kugira ngo tubashe kugenda tugira ibyo twungura isi. Iyi si iradukeneye, kandi uburyo dukeneyemo byanze bikunze tugomba kugira umusanzu dutanga. Iki rero ni ikiganiro cyacu cya mbere, ni ukugira ngo tubereke ko twaje, kandi ko uburyo twajemo ari uburyo bushobora kugira impinduka, bushobora kugira ku buzima bw'isi, ku buzima bw'igihugu, ku buzima bw'umuryango, ndetse no ku buzima bw'umuntu ku giti cye. Reka rero mbararikire ikiganiro kiri buze gukurikira mu kandi kanya, kuko nicyo tugiye gutangira. Iki cyari ikiganiro cy'intangamarara, no kubibutsa yuko rwose twaje kandi ko twifuza umusanzu wanyu rero nshuti zacu. Genda rwose unyaruke ujye kuri iyi channel Indabo TV, nurangiza ujye ahantu handitse subscribe, ukore rwose ukandeho, ni rimwe gusa ukandaho. Nurangiza ugane hirya, hari ahantu hari akazogera, ukandemo. Urabona utuzogera ngira ngo ni dutatu. Ukanda ahantu hari akazogera gafite amatwi, kazajya kakwereka yuko igihe cyose tugiye gushyiraho ikiganiro cyangwa se tugiye gukora live, Imana nibishaka, uhita ubona nyine notification. Hanyuma kandi byaba byiza ukanza ahantu hari like, ahantu hari akantu kameze gutya, kameze nk'agatoki kazamuye hejuru, ni like. Hanyuma rero byaba byiza kurushaho ukagira igitekerezo utanga kidufasha, kitwubaka kandi kinatwuzuza, kinaduha n'ibitekerezo byatuma turushaho kunoza ibiganiro byacu muri rusange. Reka rero mbashimire nshuti zacu, kandi nzakomeza no kubashimira. Hanyuma uko tuzagenda tunoza ibiganiro byacu, namwe muzajya mubona ku ibyo bintu bishimishije. Nongere mbahe ikaze kabisa, nongere mbasabe kabisa dufatanye urugendo rw'imitekerereze, urugendo rutuma abantu dushobora kugira ibyo duhindura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze rero, ngira ngo nakagaruka.